Ndi papa sava. None se turibuze kubivamo. Ese muraceceka cyane muceceka. Kuno mva murimo murajujura cyane mufite ikihe kibazo. Ariko namwe mutwi. Ese twaje mu gitondo. Turaceceka Tubafashe. Urumva kuvuga cyane hari icyo biri buze kwihutisha kuri gahunda mfite. Mujye mugabanya amagambo. Kandi mujye mumenya abo muri kuvugana nabo. Uyu ese wewe ko mbona ureba nk'uwa yamazemo sha. Wakerewe iminsi 7. Iminsi 7? Oya pe. Nta n'umunsi n'umwe nigeze nyererwa boss, nukuri mwabaza n'abagenzi banjye. Raporo yanyu ndayifite yose, s'il vous plaît. Kwanza ko ntakerewe. Usiba inshuro 3. Mana yanjye. Ako se nukuri babazi. Ntabwo nasiba akazi pe. Ibyo ngibyo ugomba kubivugana na manager, sibyo? Kibanga na kintu mfite cyo kuvugana nawe. Cyashizwe no kugwa amafaranga. Nabeshyiwe boss nukuri na. Kandi shari ubihangane nagaruka kukuvunesha. Twebwe kubera igihe tuba twarahereye dukora ku mafaranga. Ubu nshobora kugira nka akanera rerije. None se manager ndamuvugisha byaje. Ufite nimero ya manager? Ndetse kuyafata simbanze muvugishe. Mutayafata ushobora kuzamara nk'amezi 2 utongeye kumbona. Nibyo ushaka? Sawa. Naho genda. Akoze. Nawe ukurikiye? Yego. Bitase. Ni byiza. Harya amazina ne? Ako nta nubwo ari na ngombwa. Ujya wambara nimero zingahe mu kazi? 12. Wasibye iminsi ne? Yego ko gitare cy'amahanga. Oya pe. Saa 11 nabaga ndi mu kazi. Reka tworoshye ibintu. Ikomereze gitare cy'amahanga ubwo ne uzaguhemba. Undi nazi. Nese akose subukoko. Wowe ndaguha amafaranga warangiza gitare cy'amahanga niki? Njyanga mfite raporo yanyu. Uburyo mwakoze. Babaze narazindukaga babaze. Bazindukaga nje ni time keeper wanyu. Nta kundi none se ntawuburana n'umuhamba. Mereza. Murakoze. Sawa. Niriwe. Bitase. Bisawa. Wowe ko mbona uri kuza ucumbagira se. Sone gucumbagira. Ubanza ukajya kwa muganga. Nta kibazo mfite ariko. Nta kibazo ufite. So wambara nimero zingahe mu kazi? 15. 15. Bambwiye kujya ukunda gukererwa. Ahari wagira ngo company ni yaso. Umva nta muntu n'umujyi untanga hano. Ninjye uzinduka ndo wa mbere. Ubwo si wakubwiye ko nyererwa ninde? Ahanga ntago ndi guterana amagambo nawe ariko. Ntago tuyaterana nyine ariko nawe kumbeshyira. Ndi kukubeshyira. Urumva ndi kukubeshyira. Ntago njya nyererwa pe ndazinduka. Ugiye harawe turi buze kuvuga. Ryari se? Urumva wakumvikana n'umuntu uri kukubeshyira. Ako narakoze. Genda hariya turi buze kuvugana. Ntago nagenda natwaye amafaranga nyene yo kujya guhahira abana ufite n'umwana urwaye. Wowe ngwino ukurikiye. None se genda genda. Ngwino ukurikiye. Yamaye ndayanga ntayo yamaye. Wowe ngwino ukurikiye. Nese ndagenda nayo. Uragenda ntugenda. Nahembwe se. Uragenda ntugenda. Bomba barira umenge guhahira abana. Security
uragenda ntugenda ase madamu we kaba hari yadukirana nese ngo natuvugane ahangaha nongere mbihanize bwa nyuma sindi muri debate namwe ngaho basi mbabarira nge nukuri ndashaka kujya guhahira abana nasize nta kintu singajye mvuga rero ngo ushake kundusha amagambo ngo mbabarira basi ntabwo bizongera Ega nshuti zanjye nta rindi sano tugirana usibye akazi niba nunyubahira akazi nanjye nzakubaha ntutanyubahira akazi nyine nanjye nzagufata nese nagasuzugura ariko se umbwiye ko nakererewe ndavuga nti sinigeze nkererwa ubwo ikosa nkuze niriye kandi wowe nubwo ayo mafaranga uyafite ntuze gutaha tutavuganye nta kibazo Betes. Umeze neza. Burya wewe wambara nimero zingahe? 13. 13. 13 se mu bizera? Bavuze 12. Muhangaye se. Nta kibazo. Uri kwitwara neza ahubwo nukomeza tuzakongeza. Yes boss na mabuja. Ngo? Yes boss na mabuja. Shubundi mwabaye mute? Nari mfite ibyishimo by'uko manager yambwiye ngo azampa na tip. Yesi njya nkunda abantu bancinyaho inkoro. Niba gahunda ari amafaranga nta mafaranga. Niba mwarangije akazi tukicara ahantu turi gusangira akantu no gusangira akantu aho ngaho niwe wakagombye gukora ibyo bintu byose. Azumura yes boss na mabuja. Azubone ngiye mu boss wenyine kuri iyi si. Ariko turabubaha boss. Utwubase no kubivuga. Angahe? 15. Ku kirengerezo na 5. Ngiye 20. Cyana n'ubundi ni igikuraje rero no kumba. Yambwiye ngo azampa 30. Inde? Manager. Azakubwira. None nahindutse manager se? 30. Nuko uri boss. Nyine nabaye manager. Acyangiye ngurengereze. Cyanda umuhungu wa manager. Muhanga. Yenda kwihereye. Muhanga. Murengeje 5. 5. Ku butabyo bw'abanyamagambo. Murakoze. Yesu ashimwe muyobozi. Yesu ahimbazwe. Mwari muri aho ariko abana baraho. Abana baraho. Hehe. Ya okay turaho nta kibazo. Noneho amagambo yashize se? Naka ntago ntiyagira da kuva cyagiye mwampana. Yarakugira. Kuva cyagiye mwampana ntago nongeye. Mbona n'ubundi ubishe yambwa rukiyirimo. Wakerewe iminsi 12. Oya pe. Oya. Oya. Ntago nakererewe. Sinigeze nkererwa umva noneho ibi byo narabyitwararitse. Reba neza. Iminsi wasibye. Ndabona waragerageje da wasibye iminsi 7 yonyine. Kandi ubundi ariko si ibintu bigiye nigeze nsiba. Umunsi nasibye n'umwe narwaje umwana ntago nigeze nsiba. Bose muratubeshyera ariko ntago nzi ikibazo kiri aha ngaha. Ndakakuroga ntago nigeze nsiba. Naringeshejemo nka 75. Naringeshejemo muri 75. Narayabaze. Hako niwe manager. None se ko umuntu abaza amafaranga akorera. Urayazi. Yarakoze? Rega hano twese tuza amafaranga tugejejemo. Yarakoze. Okay, ni byiza.
njye n'umuduhumbi 20 ntabwo ari two nakoreye. Ni ukuri kw'Imana ntabwo natuguha pe. Amafaranga yanjye Femba. Uzi ukuntu gahunda zimeze? Ntabwo duhembwa se. Ntabwo twebwe twamenyere gukora ibintu by'ama-overtime. Ndarushye. Muravugana na manager. Karenza n'amasaha tugomba gukoreraho ubundi ampamagariye iki ngo nze mpagarara. Wika amafaranga yabanza kampemba hanyuma twebwe ko amasaha agera tugakomeza tugakora kwita twayabishyuza. Twebwe turakora amasaha mwaduha karangira ntabwo byaba ari byo. ntabwo amafaranga yacu ibi nabyo ni ibibazo. Nimurangiza kwitotomba murambwira none mbabwira igikurikira. Bose oya ibi nabyo ni ukurengera. Umuntu akazinduka saa 10 akaba ari ahangaha mukavuga ngo narenza n'umunota umwe ngo muramumerera nabi. Amafaranga ateretse narangiza ku munsi amafaranga turi imbere ntimunatubwira ko yashize ngo tumenye. umva mabusha amafaranga ari kureshyiraho filime. Ntabwo dushaka kubona mutaduha amafaranga yacu. Muraduha amafaranga yacu. Bishoboka bitese. Umuntu abyuka akora gatara n'ijana n'amafaranga ko kisa mudashaka kuyabona yasuzugwe ngereka njimbe. Naduha amafaranga yacu. Duhembe. Wikwishonjesha gukomeza umere uko wari umeze inshuti yawe. Urishonjesha. Nisari kibana nako wava. We kumvikane boss. Twagera gukorera ahandi kubamaze mu Rwanda. Kwabasuzugura natwe tukabatesha agaciro. Gihorere. Muduhembe. Twege turakora kuva mu gitondo saa 10 twageza amasaha nijoro. tunanirara. Duha amafaranga yacu dutaje. Widukina amafaranga yacu ariko widukina amafaranga ariko wibwira yuko we nta nitegeko riguhanara. Security abakozi nibagera ku muryango iyo telefone yanjye bayikumera. Twafomboza. Umutwe se barawufomboza. Bano wari ufite umugore mwiza. Ni hahandi hawe ntabwo tuva hanga. Uraduha amafaranga yacu. Urusaku rw'ibikerisha ntabwo rubuze nka gushora. Ubwo nawe uraza kugaragara. Kivamo ntago kikuvamo. Do ukize nabisha. Nje nawe wagutuma abakire wazana uyu nguyu wazana iki ngiki. Hatuhera kuri uyu muvandimwe icyaka kitamwivugana. Kiramuhereho rwose. Urufunguzo n'unyabakira. Urufunguzo? No original kabisa. No gutera ijeke ndakurahiye. Yamara ugeze ngo izuba riri hano byo. Gize ngo suko kamanura. Okay. Komande rero ubwo ngiye kuyikurikirana mu kanya yewe. Bikurikirane kabisa dore hanyuma ufata utubyeri nka tubiri nawo bunywasha. Wa. Ubundi niwe wanje. Ubundi umaze kabiri utagera hano. Atonja yabaye. Atonja araje kubyinira. Biterwa n'ingendo z'akazi ndimo. Ahubwo urumva nkubwire. Ubutahanuza. Hari komande yitwa Chicken King. Chicken King hajya uheruka iziharira. Oya. Menu Papa Savo yarahimbiye. Turetse gukora inama. Hiyongeyemo na Chicken King. Twakoze inama turago tutubiriya. Shizemo ka Chicken King. Kuko dufite izo dusanzwe dufite zimaze kumenyera. Kandi tuba dushaka wenda buri kwezi. Chicken King bimeze ite? Nzagusaba. Hano ngo wasanga ari nk'imbata. Ariko nkukopejeho mu imbere harimo umuceri. Ibindi byo ubwo uzabibona ubwo si iyo Chicken King mwayirya muri nka bangahe? Ahubwo se niba utarayishyiraho watuzaniye Chicken King. Aya namaze kuyishyiraho keretse niba murazikomanda ari ebyiri. Ubwo iyo Chicken King turazizi bari ibisore. Ahubwo nitugira Imana turayivaho amahoro. Oya nta kibazo yabyose. Sawa kurikirana umusoma agacupa. Mfite amatsiko. Nzayimana ariko nawe yatinze byatari. Amaze umwanya umusaza ubanza rwose aba yanyweye nayo ku myumvire mibi. Dedera razanegekaye. Araza naniwe pe. Oya nabi nareba ukuntu bimeze. Aza duho buhamye. Oya namuduhimira sha. Abakobwa mwana ibintu bigeze. Amakuru uraboneza pusava. Uraboneza. Bezutera. Shani sawa rwose. Ariko wanyemye kiraka nta sinza ahantu nkwera. Aho ya kwa piga uri gukora cyane. Ariko mwazanye Chicken King. Ubwo mwazanye cyo bita Chicken King. Ahandi hantu nzajya njye. Chicken King rero yiranareze. Nitwe twanyine dushobora gufata inkoko ntidukureho karakanwa ko hejuru kugira ngo utagira ngo ni ikindi kintu nimbata cyangwa dendo cyangwa igisiga cyo. Uno mutwe birazanana ariko none ikabisatuye irimo umuceri imbere.
noneho hariya ku gatwe rero tukaba twashyizeho biriya bintu by'imbuto n'imboga ku buryo noneho ubona yuko nyine ari inkoko nyine yabaye umwami yambaye ikamba rikozwe mu mbuto yuko bagize umumodo ndakora ibi kumudaringa turi gukora inkoko zimudaringa twebwe mumeze neza ariko mwari mwamuhaye komande reka bikurikirane nsigaye mpibera cyane twari igihe bantenguha ahubwo hari ni sawa rwose bikurikirane iyi firaza kuba iryoshye ubwo hari rwose Imana ko ari gutinda Imana ari gutinda Imana ari gutinda metre nicyo mukundira ubiryambira ararimaze igeze wabirenya ngo yego sha haryo tuba twita ngo miza wati utundi two biza nimba ari biza ambrase ukora biza aha miza ambrase ngo hanyuma se nzane shira harya sintu cyukunda kacumbare irimo nagasenda sito empe nta kibazo kabisa shatonye ari kubanza atakinywa ubona baba bafite courage iyo sebuja hari sigari seriga iyo sebuja hari abaguruka yita ko yari no gusaza irabe yakagezemo se bizi ko nyine adakoreye amafaranga yazakenyuka vuba n'ubukene bwa mugu cyane urabizi nyine ko n'intari ishaje irisha nabundi Nsabimana naza dusubiza amafaranga ibindi tuzaza kwivuganaho nyuma ubwo turaza kuyabara umenya yo ujyana na kuyabarira nyine ko sinagomba ngo tuyabarire ariko ndagira ngo azame inkuru nziza we kuko iriya mwakazi yanteye agahinda gakomeye ntashobora kuzibagirwa mu buzima byihorere umukobwa ngiye dukundana imyaka 2 nyuma y'imyaka 2 avuga ati ntabwo warabimbwiye ntiwabindangiriza nyuma y'imyaka 2 ati sinkuzi umukobwa twarakundanye turakundana urabizi ko nayo mfite akazi kamagwa bucere bufatika noneho nyine iriya kampani yaje gufunga nyine bajya gukora za Dubai bagabanya abakozi baratugabanya nyine ubwo ewana nshaka kandi kazi amafaranga makeya umukobwa sister we njya mwishyuraga ishuri inzu ninjye wayishyuraga reka genda burya siriya nzu yabagamo niwe wishyura ayijate uzi gusohoka gushahura heba nicyo kintu ngukundira madederi uzi kumujyana muri restaurant ariko urabona iyo chicken king yari kuvuga yazana akavuga ati mushyiro chicken king 5 kuko imwe ni yamuhaza reka genda ubwo ngubwo amafaranga y'ubukode yose abagiye ko numva subuza ubutari bwo busigaye buryo hanyuma madederi turakundana buri weekend dusohoka ayijya akagenda agapakira mu mudigi yampaye reka ibintu burya tuba dufite ikoranabuhanga ryinshi nubwo natinda burya banateguye shyira aha ngaho hato komona ari jaride gusa reka maze iminsi mu mahugurwa menye ko boss yanyishyuriye amahugurwa ejo bundi amahugurwa y'iki ahubwo ngo ndi hafi gufata rutema ikirere iyo ukagenda niba azanywereza mu Budage niba ari mu Bukongomani niba ari mu usara ahantu icyaka nikizakwica sha uzabona byeringi zahano aya ntahere uzatoroka ntabwo ntibishoboka boss arankunda nanjye namukunda uzagaruke aka kantu rero buriya ugiye kurya nta kibazo nta umuteguro nakushatse ebana wakadamu damanje nayo ni damanje muzindi cyangwa se ukagira ute ukagaterura ukagashyira ku ruhande urabona kure ngiye mvuye mu mahugurwa ugiye uzabisanga hake mu mahoteli yose yo mu Rwanda ubwo waba ugashyize hano atureka twatake rero atureka turebe ibyari byo haryo ubwo byazanye gutya nakacumbari ngiye rateguye cyo reka mere ku kirayisha ubundi kurya komande ya hano no gushishoza bimwe hari gibe bicumitse mu bindi ibindi bicumitse mu bindi byinjiranamo ubu nshobora kugera mu ifi imbere nkasangamo ibindi aha yeza tuwabime sa murakoze kabisa urumva niko ngiye ntago mbyumva iriya nzu niwe wayishyuraga mana arishyuraga ibaze ko yabaga no mu nzu ihenze kurusha iyanjye noneho buri kwezi sheri ukwezi itariki yageze ishyura abandi yishyuye abandi afite nkaguza noneho sinzi ukuntu yaje kumenya yuko akazi byahindutse amafaranga yabuze yagabanutse umukobwa namwiyanditse imyaka 2 tumaze dukundana tugenda ababyeyi bakubona atababyeyi bayi tubwiye ababyeyi banjye atari kwa musore wawe uri ku butesi wize muri Teta High School bakuroze guteta ntabwo se bigenze bite ati njye nawe ntabwo dukundana
nyuma y'imyaka ibiri akureba mu maso se kereka nk'iyo mfite nk'ikintu cy'ikibase nkarira amarira kuzura ujya uvuga ngo namugaburira amarira ngiye yarazenze mu maso noneho ngiye yaramfatiranye ubona tudatera imbere ukagira ngo ngiye yamfatiranye nkiva Canada urumva aramfatirana neza udufaranga urumva nageze inaha mbona nyine niwe mukobwa uri kubica bigacika amnyizeza urukundo pe ndagenda ndamukunda ndagenda yari afite ngo nimba ari mushiki w'urwaye ngo nimba ari muri mushiki we muto nyine ubwo ni muri ahora karwaye gashikike ese bura yari arwaye njye naho nigeze mbona wasanga ari n'akantu yatoye akavuga ati dore kano turavuka ese wowe wigeze umubona kuko nawe wigeze kumbwira ko ngo mwana mubonaga wagira ngo akina mu ntuza mu ikipe yanda yitine akabaraga yabaga afite akavuga ati umwana arembye umwana tugahurira mu muhanda ngo buriya ngo yatoye akabaraga kandi ngo namuhaye nk'ibihumbi 100 yo kumuvuza uriya mukobwa wagira ngo yize ibintu agahita akubwira ngo yaguze utuntu yize ibintu by'ubuhemu no gutubura ifi ko yoroshye mwa niko twasohotse nk'abantu b'abajamo nimba nasohokanye na Madederi iyi fungu yari kuba yayimaze narakoraho mu kiganiro nari kujya guhugira mu byo kubwira atunye ngo urakoze ngashiduka hasigaye agatwe umutwe usigaye n'umurizo hari ko hasigaye agatwe gusa ayo umusango bimeze bite mwana izere ko uje ukarabye asiko umuntu utishimye salama mwana ndishimye hatongeye waramwiba ngo nishimye sabe imana bameze gutya umva se hoya tubwire ngo byagenze bite mana ariko babafashe neza tu ntari binyine byagenze bite diru dani yari amafaranga se noneho ubitsa n'amafaranga noneho uzi ibintu byambayeho akira mwana uzi ibintu byambayeho ariko muhereza ariko se bite mwana uzi ibintu byambayeho bikaye amafaranga twari turi aha ngaha nyine ndi guhemba ba bakozi nkumva aranoshe urumva noneho namureba akanyicira isiri urumva mwijijisha nyine nkigira nk'umuntu utabyitayeho nyine kugira ngo nabira bitanyuzamo ijisho urumva mani yanoshe nk'inshuro 7 ubu aha ngaha ndamutse nkwema ishati abasa muryoherwe rero merci beaucoup komande yatugezeho okay asante biraryoshye kabisa urumva basa hano aranoshe tugeze hariya mu nzu arangira arambwira ati wari wantinde wowe ugacwaho hano nyine nsanze yatuye tu gahunda ari gahunda ni ukuvuga ngo ariko shaho nawe watinze nyine se biciyemo asubwa nkawe kuko udatinze udatinze wakora iki ndetse ko umuntu wananiwe Sayimana ameze nk'ingabo zatsinzwe urugamba ndakoreye mfatiye koko iki akari kodi ngonze kumva basi wakabaye kuba byari sawa se nibura ukuntu yatwihishagaho nakavanye inyota yaduhemukiye nibura aracanganyikiwe byo rwose abantu ndamucanganyikishije tu ariko nabirenze wanananiwe n'amaso ndabona yatukuye byari sawa wavuga uti ngenza Sayimana natinda experience yose nyine atari sawa urumva nari butinde umwanya ungana gutya watinda wahwereye ariko watinda wahwereye ajya mwari mwambwiye agasenda kanatirere yego kari natirere ariko kugira ngo bikorohere reka nkagukurireho tugakoreshe hano biri direct kabisa icupa uri kurimanura narimanuye risome kameze neza ariko ntari washyizeho rizo no gufasha ngaho akoreye abantu bashyize amafaranga mani reba akoreye iminsi mikuru iregereje niyo mpamvu nayashyize impande yanjye umuntu urangira aho ngaho avuga ati dore noheri n'ubunani subwo ni hari umwana wayafata ako mwagiye muri kubutesa ubiyinda uracyabasha kwiruka namwuriza igiti nka gitema ngiye buriya yibeshye kanakuraho gutya ako mwagiye muri kugukina n'amafaranga mwagiye muri kugukina n'amafaranga reka nyarya umutima utuje yirukanka inda nibura umuntu yirire umutima uri hamwe uragira ngo umuntu arangize umwaka nabi ariko ndababwiza ukuri pe ni sawa gahunda byari sawa gasongere nibura nubwo twagize uriya mukobwa yatuvuye bikarangira nta n'ikintu turamuye nyuma y'imyaka ingana twakundanye imyaka 2 umujamo n'amezi 8 nibera mubera isomo tu ahubwo se mbwira ntabwo muri iyo myaka 2 se wigeze gutya ambasha amwizeye hari igikona gitagatifu mu kurya amasaka ukuntu yambwiraga se njyewe urumva nawe nzi yuko
gahunda ari ubukwe njye navugana uyu mwana n'ibicamo umwana ni ukumuta amaguru umuntu gasa nk'akana keza kari inosa naragiye ngatereka hariya nkajya nkarindiriza ukanga gukoraho nkanga gukoraho ariko nako karimuraga ukuntu kiyimuraga ngo hoya ngo buretse ngo ngiye ngo ndacyari isuye ngo ngiye madederi reka isuye wasanze bimeze bite Nsabimana akavuga ngo huye n'uruva gusenya ariko isuye mama noneho yaba atari wowe ubuhasebeye twirire ibindi ni ukuvuga ngo arasumani yahena mu bakwe twirire ibindi Sumani nawe kari mu biro njyewe urumva nyine mwana avugana ni njyewe uyu mwana mpamvu yo kwihuta n'uwanjye tuzabana yanyirikaga urukundo nkarubona ariko ewana nungurwa nuko akunda uvuga uti birahari nyine ndaba mbere yato birahari ndaza kuvuga ni nta kintu ndi kurwanira birahari n'ubundi ndihutishwa n'iki se birahari isa n'isaha nzabitika Musa uriya abanyarwanda ni abahanga umwe yaricaye aravuga ati imbikirize ya cyane ibikira mu cyewe wamwumvise Nsabimana ni umuntu mukuru mubeshye nyine wanze gukoraho wanze gukubagana kugira batakubona imboga mu menyo iyi mirimo ngo ibaye myinshi abanza wo kurya ntabwo nigeze mbimenya nta kintu cyambabaje nk'ukuntu ntigeze ntabuze gato twe twahuriye hano twasange ariko nta kanyabwenge buriya nubwo yaba yagize gutya byamucanze biragoye kumunyerera noneho wumve ko urumva wumve ko tugeze mu cyumba imyenda yose yarangije kuyikurira reka agenda nta mwenda na mutoya nigeze nkoraho we nyine wowe urumva wasanga ariko witwaje ibifaranga byinshi kari kambaye gute se uratangiye hagiye afashe inzira yake amadederi nawe ntukajya umbaza ibintu byinshi yagiye Pesa tuna mafaranga magana 200. Kwa bicira mara kitatire cya ndongozi nyamagabe kwa swali. Ngibihumbi magana ngahe? Yavuga ko magana 200 zo kujya mu soko n'abaturage mu minsi kuko yari kugira gute kwimara byose nta mafaranga njya gusigira tumeza amafaranga yanjye. Umbambirwe. Mfite amafaranga note y'igihumbi nayo yampaye yitike. Yakira ni hatureka imikino hatu. Yese yagenda gute se atagusigira amafaranga yanjye. Nese ko ngura ko asize note y'igihumbi wandura note y'igihumbi magana 200 sagomba kumva. Nese ntobora urutare. Byese birakunda. Mvije gucukura amazu y'abandi se. Najemeza amafaranga cyangiye amagare boss wawe. Ngo tukubiza ngo ni malaria umuntu akagenda yengera ngo ni malaria. Ubwo se boss ngo baba rero. Sheri karibu ku meza. Madederi shushu madederi. X. Ni karibu sheri. Uretse yicaye. Uretse ari. Ubona bari yari kaze. Ariko ni kaze yegerane n'uwo nibyo sha nibyo. Sheri ngo no wicare hano. Ntariye. Wegere ni yavuye muri dusha basa. Oya ni yegere ifuza kuntu yayikundaga. Ni karibu madede busa ntiwakarabiye rimwe nyine. Araje bakorane rero. Uraje ureye madede. Araje bakorane. Reka agenda. Abanza takigira peta amaze gusaza. Sheri bitese. Amadede ya pete mwana. Apete dore tutakugerana ku mutwe. Umutipe uramuzi se? Umutipe uramuzi? Ntabwo umuzi. Ntabwo nzi. Yamenya ate se? Uriya se? Uriya uramuzi? Sure. Nanyitegereze neza wasanga mperuka ntarabinze. Nta hantu naho mwigeze muhurira. Niko twambaye wa mubiri mushya Yesu Kristo azatwambika. Ariko rwose. Niko se. Denis umuheruka nta penka afite wenda akaba yarahindutse. Niko iyo ni wigi wambaye. Ubuse ko ibintu byose bajya bavuga ngo ni Photoshop. Madede ntabwo nzi. Ture ahangaha mwari muri ku mazi. Ku mazi sha. Ku mazi. Ngugire n'ikintu ugeraho. Ntabwo muzi se?
ariko warahindutse ntago umuzi wabitse amafaranga Nsayima kugira ngo wagire n'ikintu ugeraho yazaga yambaye ibintu by'ibipantaro by'ibijinizi no kugira ngo uzakimukuremo icyo gipantaro kiri gufite urukero Madederi ugondeka sha wambaye uyu mubiri usanzwe uri umuntu w'inyama y'amaraso ntabwo wamukuramo icyo gipantaro reka da ariko no mu isi y'umwuka ntiwapfa kumufatisha none se uvugishije ukuri aba batipe bose nta n'umuzi shikiza ariko ubanza atacyumva ikinyarwanda ngaho reba iyi foto ku mazi urebe ikipantaro yambaye uyu si wowe se ndetse urabimbariza umva arashonje mwana mureka uyu se nanone si wowe nyine urabimbariza iki ize yamuhaza ko Madederi urakina abasa dore ngo rero umuzigo wanyu Madederi na n'umuntu ureba kutuzi kabisa zarangiye sigaye no kwinywera inzoga ndumva no kurya ntabyo nshaka hari igihe abakobwa hari ikintu bajya bibeshya nyine akabona nk'umuntu ufite udufaranga niyo yatuba batari twinshi akamutera imibare akavuga ati uyu musore ngiye kugenda muhane nawe igihe yazajya anyishyurira inzu uriya yishyura interinete uriya akoresha umusatsi n'inzara akoresha umusatsi n'inzara amafaranga ntabashonze yigendera iyo mibare barayigira benshi cyane ariko abasore natwe tugira imibare yacu wenda twebwe ntitwagize amahirwe ngewe nizeye urukundo mvuga ni umuntu turakundana ndirindiriza sha Jaspo ndirindiriza ukuntu asa nk'akana keza nicyo kintu kimbabaza cyonyine ntabwo ibyo bintu byose babimukekera ariko nk'amahirwe tugize mwese mwabibonye ko bishoboka umuvandimwe nakweretse ko nawe yifitiye imibare ahubwo wabonaga rero arimo aratanga amafaranga ukavuga uti none se wamugana ntuye n'umukire ko nshuti yanjye yego wenda abakobwa muri abanyabwenge pe muranadushobora hari aho mudushobora twebwe mukeka ko turi ibicucu ubu ufashe uramucucuye inkweto dore itangiye guhengama uriya we wenda ibyo byinuza byo tubyihorere nawe n'undi mukobwa uri kumamagara kandi igihe rwose atari diru nk'iriya rwose nta kintu nagufasha niko muba mwumva turi amapunda mukinisha uko mubonye ariko Madederi we ni urundi rwego wajya ngo kutubura kubeshya ubuntu bw'ubucakura ni ibintu yize ese kutavuga hari ibintu birashoboye kubeshya no kubeshya uzi ari kuroha mu mudigi kandi mbona byamunaniye aranarira Madederi ari kuri akabona nyine yaba yiteye inzara akaze kamukora he Madederi unarira Madederi bibaye atari ibifi bitatu rwose ngapakire muri uriya mudigi nta kintu yabafataho bari kuvuga ikibazo si zo fi zijyahisha Sherido aba ngaba rero nibo twari dufitanye gahunda abasa gahunda nayirangije murebe uko mungenza umembe murebe uko mungenza nyine dero nayirangije reka tugenda mu kanya n'ubundi turaguha amafaranga oya urabona nahaguruka ngaha nta kintu mfite se Madede erega ngwino ryino fi shu ugiye utariye se Madederi bebe Madede erega hano nari ngiye kugwa nawe ibihumbi nka 30 by'itiki ni wiyahuri ashobora gukubita umutwe ku gikuta ariko sha